umuntu akorwa kuva gisama, imirererwe ya buri munsi ikagena uwo azaba we. Abahanga batandukanye bagaragaje ko ubwonko bw'umuntu bukura ku kigero cya 80% mu myaka 3 ya mbere y'ubuzima bwe. Umwana akura neza kubera uko umugaburira indyo yuzuye, uko ukina nawe imikino itandukanye ikuza ubwonko bwe, uko umuha umwanya wo gukora ibyo umuri hafi, uko umutoza indangagaciro na kirazira n'ibindi bikorwa bitandukanye ukorana n'umwana umunsi ku wundi. Turabasuhuje mu rwego rw'ibiganiro dukunze kubategura cyane cyane nk'irebana n'uburezi. Uyu munsi turi hano muri Rukiri ya mbere, haruguru gato ya Sonatube hafi y'urusengero rw'Abadiventiste, aho dusanze ikigo cyiza cyitwa Ibibondo Childcare Center. Tukaba tuhasanze umubyeyi mwiza rwose, twagira ngo dusuhuze. Muraho neza mubyeyi? Muraho neza. Twagira ngo twibwire natubwire n'ikintu mwamukora hano muri kino kigo cyanyu. Urakoze. Nitwa Nkunzineza Hirwarise, ndi founder, ndi umuntu washinze iri rerero ryitwa Ibibondo Childcare Center. Riri hano nyine Sonatube nk'uko umaze kubivuga, ni mu murenge wa Remera, mu kagari ka Rukiri ya mbere. Turebana n'ishuri rya Paperi riri munsi gato y'urusengero rw'Abadiventiste. Tubwire rero icyo serivisi mutanga muri kino kigo, uburyo mwakira neza abagana, uburyo mwakira ababyeyi bamurerera muri ino rerero ryanyu. Urakoze. Iri rerero rero narishyizeho nshaka gufasha ababyeyi bakirangiza ikiruhuko cyo kubyara kurera abana babo neza, kuko ndi umurezi, ndi umubyeyi ufite abana bakuru, mfite uburambe mu kurera. Nagiye ndeba uko nareze abana banjye, ndeba ibibazo nahuriyemo nabyo, noneho ndibuka cyane iki gitekerezo nakigize mu gihe cya COVID, aho nari ndyamye ndwaye cyane, nari narakoze accident y'imodoka, nyikora mfite uruhinja. Ndeba challenges nahuye nazo muri icyo gihe, kugira ngo manitse ukuguru kwa muganga najyaga mvuga nti munzanire umwana mwonse. Ikintu cyose bazaga kunkorera naravuga umwana wanjye uje kunsura, nkabwe ese niba utanzaniye umwana bimariye iki? Natekereza ibyo byose, ngatekereza ko nababaye cyane, peut-être nta nubwo nzongera kubyuka ngo ngire ubuzima nk'ubwo nagize mbere. Ndavuga nzabigenza gute koko ndamutse mbuze nk'ubuzima umwana wanjye yabaho gute? Nkajya nkomeza kubitekerezaho cyane. Noneho ndavuga ni ikintu cyiza nshobora kuzakora ndamutse mbyutse kuri ubu buriri, ndamutse nongeye kugira ubuzima, ntabwo nasubira mu kazi nakoraga, ahubwo nafasha ababyeyi kurera abana kugira ngo izo mpungenge bagira, umwana wanjye yiriwe gute, uruhinja rwanjye se rwariye, uruhinja rwanjye se nubwo ntari kumwe na rwo baba baruhaye amasherekana rusigiye, ese baba baruhaye za mbuto. Ibyo bintu narabitekereje, ndavuga numva nta yindi service nazatanga kuri iyi si nko gufasha ababyeyi kurera. Yego, nabitekereje rero muri icyo gihe nari nzahaye cyane, mbona nabigendeye ku mwana wanjye icyo gihe. Igitekerezo mwakivanye mbese kubona mwari mufite ikibazo cy'umwana, hanyuma ikigo muragishinze rero, mwakira abana bangana iki? Ese muwakira gute? Muri icyo gihe mufite nk'abana bangana iki? Nari maze kubikomozaho, twakira abana bafite kuva ku mezi 2. Ni ukuvuga ngo wa mubyeyi ukirangiza ikiruhuko cyo kubyara usubiye mu kazi ashobora kutuzanira umwana we, kugera ku bana bo mu mashuri y'incuke. Ni ukuvuga ngo ni ECD, ni Early Childhood Development, imikurire y'umwana mutoya, imikurire umuntu aba uwo ari we muri ya myaka 6 ya mbere y'ubuzima bwe. Nabo bana nashatse kwitaho kugira ngo tubahe education de base, mu gifaransa niko babivuga. Education de base no uburezi bw'ibanze, hahandi umunyarwanda yavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ni ukuvuga ngo umwana urezwe neza muri iyo myaka 6 ya mbere y'ubuzima bwe. Hari n'inyandiko zitandukanye abahanga bagenda bavuga, umwana 80% y'ubwonko bwe iba developed mu myaka 3 ya mbere y'ubuzima bwe. Noneho kugera ku myaka 6 bikaba developed kuri 90 n'ibice bindi ku ijana. Urumva rero ntitubasha kurema umuntu kugera kuri icyo kigero azava hano ari umuntu wuzuye. Nibyo ngibyo.
Rero bana mufite bangana iki se ababyeyi bakunda kuza hano baturuka mu bice baturuka mu mujyi wa Kigali hose cyangwa se n'abegera hano gusa? Yego, urakoze. Ubu ngubu maze kugira abana 37 bava ku babyeyi bo mu bice bitandukanye. Ngewe nabikoze ntekereza ko hazajya haza abana b'ababyeyi bakorera hano za Remera, Kimihurura, Kacyiru, ariko n'abakorera za Ruyenzi mbona babazana, n'abakorera i Nyamata baraza kuko dukora amasaha menshi ashoboka. Dutangira kuva 12:30 za mu gitondo kugera 12:30 za nimugoroba. Ababyeyi bose rero mbona baza bakabadusigira kuko baba batekereza ko bari butahe bakererewe cyane, bagatahana n'abana babo bitaweho bihagije. Yego. Niba numvise neza nuba ko mwakira abana bakiri bato kuva ku mezi 2 ariko mukagira n'icyiciro cy'amashuri y'incuke gardienne? Yego. Twatangiye turi twaduhinja gusa, dufite abana amezi 2, amezi 6, dufite ab'amezi 9, dufite ab'umwaka n'igice, ab'imyaka 2. Ababyeyi rero twarereye badusabye ko abo bana bafite hejuru y'imyaka 2 kubera uburere bari bamaze kubona duha abana twabakomezanya. Duhita dutekereza n'ubundi ko isidi imirerere y'umwana mutoya sinavuga ngo irangirira, ahubwo ishimangirwa cyane munsi y'imyaka 6. Duhita dukomezanya rero, ubu tuzaba dufite uwa mbere w'amashuri y'incuke. Yego, uretse abo bana kandi twatangiranye nabo bazajya mu mashuri y'incuke, ubu n'abandi barimo kwiyandikisha kandi turabona ari benshi cyane ku buryo dutekereza no guhagarika kubandika. Yego. Noneho yenda buri muko mwatangira kwandika abana, ni ikiro musaba ababyeyi bazana abana kugira ngo bazimye imyanya igihari itarashira? Yego, urakoze. Dukorera hano i Remera, haruguru gato ya Sonatube, ni hafi y'urusengero rw'Abadivantisite. Akaza tuba duhara amasaha 24 kuri 24, turamwakira tukaganira tukumva icyiciro ashaka kujyanamo umwana we, niba ari uwa mbere w'amashuri y'incuke, niba se ari babandi nyine turera twigisha indangagaciro na kirazira, ariko tubigisha n'indimi, tubigisha kubara, bitari bya bindi birirwa mu rugo batiga ibintu by'ubwenge cyangwa se batabagaburira bisanzwe. Abo bose baraza, umubyeyi tukavugana tukareba icyiciro umwana wagezemo, noneho tukaganira tukamubwira ibisabwa. Mu mashuri y'incuke ntabwo ari ibintu byinshi tubasaba kwiyandikisha, tubasaba kwishyura iniforme, tubasaba ibintu nyine bijyanye n'umwaka w'itangira ry'amashuri kuko aba ari bashyashya. Mu mashuri mu hahandi hatoya navuga ngo ni uburezi bw'ibanze cyane cyane, gutoza umwana indangagaciro na kirazira cyane cyane, kumugaburira, kumwigisha nyine kugira ngo inguni ze zose z'ubuzima bwe zikure. Abo ngabo nabo nta kindi tubasaba kwandikisha umwana wabo no kujya bazana umwana, nta kindi. Ntabwo baza bazanye ibyo umwana azarya, ntabwo baza bazanye ibintu by'ibitangaza, oya, byose babisanga hano. Nicyo nabwira ababyeyi. Urakoze kuri icyo kintu ukomejeho cyo kwafata neza ku mirire n'imibereho myiza. Ibyo byose umwana yaje hano aba ari nk'uwanyu kuba ababyeyi be badahari. Ikintu cy'akarusho mubafasha kugira ngo babashe kugira imibereho myiza mu biryo cyangwa mu binyobwa nk'ibihe, hanyuma twe n'umutekano wabo bari hano mu buryo bumva nta kibazo bafite ari nk'iwabo mu rugo? Urakoze. Aho ngaho navuga ngo umwana afite inguni zitandukanye. Ni ukuvuga ngo tugiye kuri icyo cy'imirire cyane, dufite umu expert mu mirire, umunutritioniste. Arareba akavuga ati ibi birimo ibirinda indwara, birimo ibitera imbaraga, birimo ibyubaka umubiri. Noneho twakoze timetable, twakoze oreri, ikintu ngenderwaho cya buri munsi kidahinduka. Ni ukuvuga ngo umwana ku wa mbere ashobora kurya ikijumba, akarya ifi, imboga z'ibyatsi gutyo. Ku wa kabiri akarya wenda supageti, akarya inyama z'inkoko, akarya karoti n'imiteja. Ku wa gatatu gutyo. Ni ukuvuga ngo iyo oreri twakoze
twagendeye ku byo umuntu ushinzwe imirire yatubwiye. Ibi bibamo ibi, ibi bibamo ibi, ibi bibamo ibi. Byose birakenewe ku mikurire y'ubuzima bw'umwana. Yego, umwana rero bituma atagwingira ku physically, inyuma akura neza. Bituma atagwingira intellectually. Ubwonko bwe buba developed neza kubera ko aba yariye bya bintu bimwubaka. Bituma atagwingira ahantu hose kubera ko niba yariye ibirinda indwara ntabwo ari wa mwana uzahora kwa muganga. Nadahora kwa muganga azakura neza nyine no mu gihagararo, ubwonko bwe ntibuzasubira inyuma, ibyo tuzamwigisha azabyumva vuba, ntabwo azahura n'uturwara utwo ari two twose ngo tumukubite nka wa mwana udahura n'iyo ndyo yuzuye. Ni icyo ngicyo. Kandi ibyo byose tukabikora mu isuku ikomeye. Tubikora mu isuku ikomeye ndetse n'umutekano w'abana hano uba wizewe kuko umwana aba ari kumwe n'abarezi buri gihe. Hari abarezi bashinzwe abana bari munsi y'umwaka. Hari abarezi bashinzwe abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 2. Hari abarezi bashinzwe abana kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 3. Nta umwana tuba tumureba buri gihe. Yego. Hanyuma rero muri iyi minsi mumaze mukora ni nk'izi ngwara mwatanye gwana zo mvuga muti ibi yatubangamiye cyangwa se amikoro yakura hehe? Urakoze. Ibitubangamira navuga ko inzitizi tugira buri gihe muri iki tumaze guhura nazo ni ababyeyi baza batubwira ngo ese mwafashe n'abana bakuru. Kandi twebwe icyo tugambiriye ni uguha uburere wa mwana muto. Umwana muto agakura kuko nibo Rwanda rw'ejo, nibo si ejo muri rusange. Hari ababyeyi benshi batabyitaho akavuga ngo umwana wanjye ngo ndimo ndakora cyane kugira ngo nzamuhe amamodoka, niba uri umudoktori se ukagira ngo uzamuha rya vuriro washinze. Umwana atarabonye base y'ubuzima, atazi uko azafata neza za modoka, atazi umuganga ngo bivuze iki, nta kintu na kimwe bimara. Naho rero navuga ko inzitizi tugira ari abo ababyeyi batubwira bati mwatwakiriye abo bana. Ibintu bigo birera abana leta nayo bitera inkunga, ibyo mwayisaba munaseba mugene nicyo musaba ababyeyi kugira ngo barushe kwizera ikigo cyanyu rusange. Urakoze. Icyo twifuza ni uko ababyeyi batinyuka bakatugana kuko ubona ababyeyi benshi bakitinya bafite abana batoya. Kubera umuco nyarwanda umubyeyi aravuga ati ndikuraho uruhinja ndujyane mu irerero ubazavuga ko ndi umubyeyi gito. Ugahitamo gufata wa mukobwa mu rugo ugufasha utabifitiye ubumenyi. Uwo mukobwa ntabwo azagufasha nk'uko abantu abaprofessioneri babikora. Twebwe twarabyigiye, dukoresha abantu bize uburezi bw'abana bato, early childhood development. Tugakoresha abantu babaye formé, babaye trained mu mirere y'abana bato. Hari za NCDA, hari Miche Prof cyangwa ibindi bigo bitandukanye byigenga za WDA bigenda biteganya amahugurwa ku burezi bw'abana bato. Ni ukuvuga ngo rero umubyeyi natinyuke avuga ati umwana wanjye, aho kugira ngo murereshe wa muntu utabizi, wa muntu uzamuha ibiryo umwana yagira resistance, umwana yabyanga gato umukobwa akamukubita hariya akaza kukubwira ati yabiriye, umwana akagwingira. Kandi uko agwingira mu mikurire niko agwingira ubwonko. Niko kubera iki? Kubera iyo atariye neza ntabwo ari buryame neza, niba ataryamye neza ararira, niba yiriwe arira ntabwo uzamubwira ikintu ngo agifate. Twebwe rero tuba tuzi ngo umwana akurate. Ku umwana ufite hagati umwana ukivuka kugera ku mezi 2 ameze ati? Ese umwana w'amezi 2 kugera ku mezi 3 akurate? Ese umwana w'amezi 3 kugera ku mwaka ni urugero akurate? Hari stage za development y'umwana. Ibyo byose b'abakobwa badufasha mu rugo ntabwo babizi. Twebwe rero kubera ko tubizi, tuzi ngo muri stage niyi umwana arya mu masaha ya naye, arya ingano
y'ibiryo bingana arya ingano y'ibiryo iyi niyi arya aya masano kuvuga ngo ni saa moya wenda ni saa tatu se ibintu nk'ibyo niyihe mpamvu ngomba guha uyu mwana ibiryo akabimara byanze bikunze ese natabimara biragira izihe ngaruka wenda araza gukanguka akangure babandi bose ni ukuvuga ngo azagira trouble du sommeil imiryamire ye izaba ikibazo kuryama biri mu kintu gituma umwana aba bien développé niba rero ataryamye neza ntabwo uzamusomera inkuru runaka ngo azayisubiremo nka wa mwana waryamye amasaha ahagije ugasanga rero icyo twabwira ababyeyi ni ugukangukira kuzana abana mu marerero kuko amarerero afasha abana cyane niba batuzanira bazabona impinduka nibazibona bizagira impinduka ku gihugu nibigira impinduka ku gihugu n'isi yose izongera ibona ubushobozi kuko izaba ifite abantu nyine bashoboye burya amaboko yacu ubwenge bwacu nibyo bigira isi nziza twishakisha rero amafaranga ngo ntitwite kuri ba bana bazadufasha kuyabyaza umusaruro mu gihe kiri imbere nicyo nabwira ababyeyi murakoze hariho ngo twavuga ni ikigo cyitwa Ibibondo Childcare hano i Remera tukaba umuyobozi atuye ko ababyeyi bagomba kuza ari benshi kwandikisha abana babo kubera ko imyanya ihari mikeya kandi anatubwira akamaro ko kurera abana bakiri batoya batozwa uburere bwiza n'ababyigiye ku buryo nk'ubu tuvugana tumaze kubona itangazo ry'umubyeyi wa Kagugu uri kuranyisha umwana wibwe n'umukozi ibyo rero akaba ari bimwe mu ngorane ababyeyi bitera nyamara baramutse baganye nk'iki kigo cyangwa se n'ibindi bigo bigenzi byacyo bashobora kujya bareresheza abana babo mw'ayo marerero bakavana umusaruro mwiza kurusha ko umwana yirwa mu rugo kwitwa n'umukozi cyangwa se atitabwaho twabagira inama yo kugana kino kigo Ibibondo Childcare Center kiri hano Remera hafi ya imbere gato ya paperi uzamugiye Sonatibe bakaba bafite rwose uburere bwiza n'imico myiza batoza abana banyu bakiri batoya murakoze